amateka ishyari ni ryinshi isingo waya dore amateka avuga kuri uyu muhanzi wamaye cyane mu gihugu cyo mu Rwanda ku njyana za hip hop ndetse na rap ndetse n'injyana za drill. Uwo muhanzi nta wundi ni ishi. Amateka n'ubuzima bwe bwite nibwo tugiye kureba ahangaha. ishi amazina nyakurizwe n'ababyeyi ni Sema na Keve. Yavutse mu mwaka wa 1997. Ni umuhanzi nyarwanda ukora injyana ya rap, hip hop ndetse n'injyana ya drill. Akaba afatwa nk'umwe mu bahanga mu njyana ya Kenya trap mu gihugu cyo mu Rwanda. Niwe washinze itsinda rya Trap Ishi, aho tsinda ryabanje kwitwa Trap Ishi Record mu myaka ya mbere yahashize, hagikora abanzi bagiye batandukanye. Irangwa no guhuza injyana zigiye zitandukanye nk'injyana trap na drill n'indirimbo za gakondo, cyane cyane indirimbo zo mu gihugu cy'u Rwanda, akoresheje ikinyarwanda, igifaransa, icyongereza n'igiswahili nyirizina. Intangiriro zo muziki we kugira yisangemo muri uyu mwaka wa 2026 hatana n'abandi baraperi bagiye batandukanye, kandi akafatwa nk'umwe mu baraperi bakurikirwa cyane mu gihugu cyo mu Rwanda tugendeye ku mibare z'abantu bamureba ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Yatangiye umuziki mwaka wa 2019, amenyekana bwa mbere nyuma yo gutwara irushanwa rya mbere rya Pop Star Competition. Indirimbo ya mbere yamamaye cyane ni indirimbo yasohoye ikamubera ibitangaza bigatuma aguma no mu muziki. Iyi indirimbo nta yindi ni indirimbo wa Makosi, indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2021, dore ko iyi ndirimbo yaje kurebwa na miliyoni irenga ku rubuga rwa YouTube. Nyuma yaje gusohora indi ndirimbo ye yiswe No Cap. Izi ndirimbo zagiye zamamara ku mbuga zigiye zitandukanye cyane cyane kuri YouTube, dore ko indirimbo No Cap nayo yisohoye mu mwaka wa 2021, nayo yageze kuri level yo kurebwa n'abarenga miliyoni imwe, itoranwa na GRM Diary nk'imwe mu ndirimbo zirindwi zikomeye za mbere ku isi muri drill, dore ko yaje kwegukana icyo gikombe. Album ze zigiye zitandukanye zamenyesha abasubscribers batari bakeya, bigatuma yamamara, bigatuma afatwa nk'umwami kuko muri injyana ya Trap Ishi music. Dore ni ibi ngibi. Iyi album yitwa BSD, nk'iyo mu magambo arambuye bikitwa Blood Sweat and Tear. Mwaka 2026 niho iyi album yaje kuza hanze. Album ya mbere ikomeye yujuje drill n'ibikoresho bya gakondo bigiye bitandukanye ndetse n'injyana yo kwivuga, dore ko mu Rwanda ibintu byo kwivuga cyane cyane bifatwa nk'umuco wa gakondo. Ninda IP yiwe yigeze gusohora nk'icyo twatwita EP yiwe Sema na EP 2024, EP yerekana urugendo rwe rwo gukura n'ubushakashatsi mu muziki n'uburamba amazemo. Ntitwagenda tutababwiye n'iki kintu cyaje gukurikira ahangaha kikamubera nk'igitangaza kuri we. Hydrogen Oxide yitabiriye ari mu ndirimbo ya Christopher Muneza, dore ko iyi ndirimbo nayo yatumye amara ku rwego rwo hejuru. Trap Ishi Mixtape yasohoye mixtape ebyiri zigiye zitandukanye zituma bikirangiriye mu gihugu cyo mu Rwanda aramamara, yambuka n'akarere k'ibiyaga bigari agera no ku mugabane wo hanze, imigabane ye mu Burayi igiye itandukanye. Uyu muhanzi ishi ni umulegend, dore ko akunze no kwigaragaza mu ndirimbo ye, akunze kugirana beef n'abahanzi bakeya cyane, dore ko haje kuvugwa beef yigeze kugirana n'uyu muhanzi bisize trap, aho basiriraga bapfa kuri indirimbo yise Sinabyaye. N'indi ndirimbo yasohoye zigiye zitandukanye bagiye bapfa cyane bikagaragara ku maso ya buri muntu wese wumva indirimbo, aho umuhanzi Kevin yaje kubyirazeho azamushingura forever niwabo nibamuhambe. Izi ngizi ni beef bagiye bagira zigiye zitandukanye. Wowe tugiranye ahangaha wakora like, comment and share. Ndakeka ko utabasha kugera ahangaha muri iki kiganiro nta kintu wumvamo. Indirimbo ze zizwi cyane zagiye zimenyekana ku rwego rwo hejuru n'izi ngizi. Amakosi, indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2021, indirimbo yamumenyekanishije cyane, iramugaragaza koko ko ari umuhanzi wa nyawe, indirimbo yamuteye motivation. No Cap, indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2021, yatoranyijwe nka drill za mbere ku isi nk'izo twakwita indirimbo mpuzamahanga. Tugende, nyina n'indirimbo yatumye amenyekana cyane ni babahungu
nayo ni indirimbo yatumye amenyekana nk'iyo twakwita TMA Toto Mutoso Africa Rise 2025, Chat nayo ni indirimbo yasohoye 2025, Best Friend yasohoye Nigeria mwaka 2025. dore ko izi ndirimbo zagiye zimenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga zikambuka zikarebwa n'ibindi bihugu bihanye imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Gutsinda indirimbo yakunzwe n'abanyarwanda cyane mwaka 2025, indirimbo ye ya mbere yasinyanye na Universe bigatuma amenyekana cyane ku isi nyirizina ndetse no mu Rwanda ahakomoka. Ikibasumba mwaka 2026, indirimbo ya gakondo yatsindiye imitima atari bakeya mu gihugu cyo mu Rwanda, dore ko iri mu ndirimbo zazamutse cyane ku rubuga rwe rwa YouTube zirebwa n'abatari bakeya. Iyi ndirimbo yakoranye n'umuhanzi wamaye mu Rwanda nk'uko twita Bushari cyangwa se Bushido, dore ko iyi ndirimbo mu cyumweru kimwe yari ibasha kuzuza abantu barenga miliyoni. Ntitwagenda tutababwiye ku indirimbo no yiswe Question yasoranye n'umuhanzi wo mu Rwanda wamaye cyane ku izina nka Ken Solo mwaka 2026. Iyi nayo ni indirimbo yumeshije abasubscribers batari bakeya ku rubuga rwa YouTube bigatuma amenyekana cyane, akora collab n'abantu bakaze cyane mu gihugu cyo mu Rwanda. Dore ni indirimbo yigeze gusohora yitwa Rwanda yakoranye na Kivumbi King na Kid from Kigali, Bulldog ndetse na Beat Ray mwaka 2025. Iyi nayo ni indirimbo yamuhesha umubare w'atari bake bamukurikira ku rubuga rwa YouTube, dore amashakiro cyangwa se social media abamukurikira wabasha kumusanga uruhando rwiwe, amazina yiwe ndetse n'abamukurikira icyo twakwita approx. Instagram Ishkevin akurikirwa n'abantu basaga 2400 barenga, TikTok Ishkevin naho nabana kangari, ndetse no kuri YouTube Ishkevin n'abantu barenga 200 na Twitter akurikirwa n'abantu benshi yahoze ari X. Facebook yitwa Ishkevin for real. Ngaha kuri Facebook afite abamukurikira benshi bagera mu 100,000. Ubwinshi bw'abamukurikira bwe bukomoka mu Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bihanye imbibi muri Afurika nyirizina, cyane cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Ibi ngibi ni byagezweho tujye kureba ahangaha kuri umuhanzi Ishkevin. Yatoranyijwe nk'umwe mu bahanzi 12 ba rap beza cyane muri Afurika na Dena Triv 2021. Yatowe mu bihembo bya Unicat Hip Hop Award nk'umuhanzi mwiza w'Iburasirazuba bwa Afurika mu mwaka 2025. Muri uyu mwaka 2025 nawe yahuye n'ibitangaza byinshi bigiye bitandukanye, aramenyekana cyane ku rwego rwo hejuru ndetse n'umubare w'abamukurikira kuri YouTube bariyongera, ku mbuga zose bariyongereye. Mwaka 2025 Nyakanga yasinyanye amasezerano na Universal Music yo muri Kenya, icyo twakwita UMG Kenya. Niyo kampani ya mbere nini ku isi yamusizeho mu masezerano. Yitabiriye Primus Guma Guma Superstar nk'icyo twakwita PGGSS, amasiganwa y'imodoka. Ishkevin afite abafana bamukurikira cyane ndetse n'itsinda rye rikomeye mu mikino y'imodoka. Yitabiriye Sprint Rally nk'icyo twakwita GMT imushya Rwamagana, ari kumwe na mukuru we Jacques Hakizimana ndetse na se we Genesis Semana, bo bahatanirwa mu isiganwa rimwe. Ni umuryango ukunda imodoka wiwe ndetse na nyirarume bafite ibikombe byinshi bitandukanye byo mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane byo muri Mount Gorilla Rally, dore ko ari byo bihembo bagiye begukana cyane ku rwego rwo hejuru. Uyu muhanzi Ishkevin ubwo yaragize ati, nakuriye mu muryango ukunda gutwara imodoka cyane ku rwego hejuru. Data na nyirarume bari bafite ibikombe byinshi bigiye bitandukanye byo muri Mount Gorilla. Ndashaka gukomeza uwo murage, nanjye nkazagera ikirenge mu cyabo, nkazakura byinshi, nkazarenga no kubyo bagizeho. Yaguze lisansi y'umwaka wose yo gutwara imodoka mu marushanwa, agaragaza ko abyishimiye afitemo n'ubushake. Uruganda rw'imodoka nk'ibyo twatwita transport business, Ishkevin twamwita nka entrepreneur. Yashinze uruganda rwitwa Trapish Music, aho rwahoze rwitwa Trapish Record, ariko nanone afite ubucuruzi bw'imodoka bwitwa transport business, nubwo atabigaragaza cyane, nubwo atakunda kubigaragazaho byinshi ku zina ry'uruganda afite. Amakuru avuga ko afite ubucuruzi butandukanye burimo gucuruza imodoka, car driving na transport, cyangwa se n'urundi ruganda yigeze kuvugwaho rwitwa fashion, dore ko yari afite uruganda rwakoraga imyenda by'ibintu bya fashion. Amakosa cyangwa se nk'icyo twakwita
Fresh Factors kibasumana indirimbo yakoze ititezwe cyane n'urubyiruko cyangwa se n'urungano rwo mu Rwanda. Kibasumana indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2026, indirimbo ya gakondo yasohoye itungura abantu benshi kuko yari itandukanye n'ibyo akora mu buzima bwa buri munsi, dore ko injyana bari bamuziho yari drill ndetse na rap. Yavuze ko atari yiteze ko izakundwa cyane nkuko byagenze, dore ko iyi ndirimbo yakurikiwe cyane n'abatari bakijya ku rubuga rwa YouTube. Yavuze ko afite izindi ndirimbo za gakondo nyinshi azasohora nyuma y'uko gusohora indirimbo akibasumba igakundwa cyane ku rwego rwo hejuru. Yabaye umwe mu bahanzi ba mbere mu Rwanda basinyanye amasezerano n'itsinda rikomeye cyane ku isi, Universal Music Group. Afite imbyino ye yihariye n'abamukunda bita Trapish National. Niba kandi ushaka kumukurikira cyangwa kumva indirimbo ze zigiye zitandukanye, mushakire kuri izi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho waba uri hose mu Rwanda cyangwa no hanze yaryo wamubona, Instagram yitwa ishkevin nk'ibisanzwe, TikTok ni ishkevin, YouTube ni ishkevin, Apple Music ni ishkevin, Spotify ni ishkevin, na Audiomack ni ishkevin. Nyamwabanaga ahangaha ni ofisi duno nk'ibisanzwe. Ciao imvurwa nisubira, tuzahora mu biganiro by'ubutaha. Niba hari undi muntu washaka ko tugukoraho runaka, wakandika muri komenti cyangwa ari nk'igitekerezo nacyo wakandika muri komenti, dore ko ibyo mukora nuko mutugaragariza urukundo mudukunda aribyo biduha courage yo gukora.